ararujyamo arugiyemo ukumva araryama arugiyemo ntabwo ari bushukwe n'ayo mafaranga afite ari kumukirigita azenguruke muri bose mu washaka ejo yakundanye n'uyu ejo yakundanye n'uyu arajya ahantu hamwe nese abakene nibo bagira urukundo ngo bakareka ibintu byiza abakene nibo bavuga ngo wenda ngo ufite urukundo ngo ugomba kuruparika ngo paka pano nongo igihe kinini kigera ngo ubwo ngubwo nyine ngo babana karama nta bakene bashwana se reka nkubwire nyine nta bakene bashwana abakene barashwana none se kuki bashwana kandi uvuga ko ariko wumve ko niyo bashwana ntabwo bamera nk'abariya bo babakire bahita bagira iki bakirirana uko baba bashwana kose ariko barashwana sibyo ni nk'ibintu byinshi ntabwo twaba turi abakene umunsi twuje abantu 1000 n'abantu 30 umunsi noneho baga dufite turaje kuza abantu 5000 mwatweretse urukundo rwinshi cyane uyu munsi noneho tubazaniye by'umuriro mvuze ngo uti ngo by'umuriro kisabwa no kureba video ukayirangiza bimeze bite kanya meze neza narebe ko wambaye neza byatari akoze cyane agashyira agatima sha oya hari n'ukuntu asa nk'urengaho urumva akarenga kuri stati yawe ntashyiraho ku gatima nyuma urabizi hari ukuntu ujya kureba ugasanga abantu hari abarayikinze hari abatarayikinze noneho nyuma y'uko ayireba ukajya kubona ahise atera agakomenti kuri yaki urumva ko yayisubiyeho urumva yasubiye kureba stati we ni iki kintu we nyine akenshi na kenshi nyine uhuriramo situation ukabona abantu nyine umuntu wari wize ukabona umuntu araguhindutse vuba cyane byatari wowe hari umuntu nawe birakubaho ukumva wise umuhinduka nyine urabese nanikanyana cyangwa n'undi muntu nkumva ndamuhinduka ngiye nkumva ko kutesa ubwo hinduka abo bantu mwari mumeranye neza ejo aho ukabyuka mu gitondo bugahita mushwana ari ngiye biturutseho utazi nawe ukuntu bigenda ntabwo birambaho pe no muri society mba ntabwo birambaho ushatse kuvuga none kuri indyarya no sindyarya reka niba ari uburyarya niba ari cyako ntabwo mbizi ariko njyewe mbana n'ingeri zose umwanzi wawe mwabana nta kibazo umunsi twuje abantu 1000 n'abantu 30 umunsi noneho baga dufite turaje kuza abantu 5000 mwatweretse urukundo rwinshi cyane uyu munsi noneho tubazaniye by'umuriro mvuze ngo uti ngo by'umuriro kisabwa no kureba video ukayirangiza bimeze bite kanya meze neza narebe ko wambaye neza byatari akoze cyane ubu wambaye nkangahe narambaye nkangahe cyane make ntabwo ari menshi make ntabwo ari menshi iyo uvuze make kuri wowe ni nkangahe iyo uvuze make kuri wowe ni nkangahe 80 80 ubu yambaye cyane umuhungu aza gutereta ambaye 30 ntabwo nahita mucira urubanza ntabwo namenya ngo yambaye angahe nta nubwo nabigendera ibyo ngibyo ntabwo wabigenderaho muri iyi minsi bimeze bite ko twari twaraburanye muri iyi minsi ni akazi kenshi nyine nyatari nawe urabizi nyatari i Kigali ubona bimeze bite se muri iyi minsi Kigali se wa muntu we byose ni ukubyuka ajya guhiga nyine turajya gushaka umugati buri cyo utahisemo we kuba wakwirirwa wibereye mu rugo nk'abandi bakobwa b'i Kigali bikagenda bite nyine nese abakobwa b'i Kigali ntibirirwa mu rugo kandi bakarya kandi bakabaho neza ubwo buzima ntabwo mbuzi ubwo buzima ariko abizi ko ibyo bintu bibaho nyine ndabyumva ntabwo nabihagararaho nta bashito babona yenda kandi ubona mu gitondo wabyuka yenda ari kuri stati nta kazi afite kandi ukabona abayeho neza yambara neza arya neza yifotoza ahantu harenze byatari aho ukibaza nyine ni gute abikora we kuki wumva utajya muri uwo murya nyine cyangwa uvuge ngo nanjye uyu munsi ndakora ibyo bintu cyangwa akazi nkihorere ariko yenda nanjye mbona ukuntu mbaho kuri tekinoloji nta muntu ubaho nta kintu akora ubwo ngubwo aba atunzwe n'iwabo kandi abo muri ghetto cyangwa iwabo bari no mu ntara kandi iwabo tuba tubazi yenda bwa buzima ukuntu bameze cyangwa ukabona umukobwa no mu ntara yenda n'isambu bafite cyangwa n'inzu bafite ntihagaze miliyoni aho ugasanga afite telefone yenda miliyoni 2 aho ngaho kereka wenda mvuze ko yaba afite umuntu uze umusiponsa umusaza cyangwa umusore uwo ari we wese ariko akaba ari umusiponsa wewe wowe kuki wumva utamushaka ndakora wowe urakora washishikariza icyo abantu nyine kuba badashaka gukora cyangwa bagashaka gukora bashaka gushyiramo ko mufuka w'abakobwa kavuga ati ntabwo bashaka gukora bo shamani ikinyejana turimo mani buri wese agomba gukura amaboko mu mufuka agakora kuko aho turi kugana iyi si mva njyewe mbona ari danje mbona ari hatari ko udakoze nta cyazavamo amafaranga 5000 wifite ku giti cyawe wakobokeye mba ariko mbivuga
n'amafaranga 5,000 ufite umuntu yaguhaye, nicyo kintu n'ayo mafaranga akuryohera. amafaranga amafaranga yanjye ku giti cyanjye, Gute? amafaranga Kandi uba wayakobokeye nyine bana. mba nayakobokeye nkavuga ati ngomba kuyarya ntayasesagura nkamenya kuyajera, ibyo 5,000 nkamenya kubijera ko nzi ko byamvuna. Kuba uzi ko byakuvuna. Kandi buriya amafaranga utavunikiye ntabwo nta n'ikintu kizima ukuramo. nese ibiryo watetse n'ibiryo utatetse bikuryohera ni ibihe? Ibiryo natetse ni Yeah. njyewe ku giti cyanjye biryohera n'ibyo mba natetse. Kandi nyine bana bavuga ko iyo umuntu yatetse ngo ajye kurya yahaze cyangwa umwuka wamukubise, aribwo twavugaga rwa rugero rw'amafaranga wakobokeye n'amafaranga utakobokeye ari byo biba byoroshye. Njyewe ibyo natetse nibyo binryohera. Ubibona gute Cyakora generation? ikindi kintu wenda kuri ibyo ngibyo ngo ibiryo bya nyogokuru nibyo byandyoheraga. Mary kuko yagiye ateka ibiryo nkumva bitaryoshye ariko nyogokuru yabiteka nkumva nibyo biryoshye. Niyo biryo waryaga kwa mukecuru ukavuga ati cyazuba kakanyenda, ukavuga ati nubwo njye mbikumbura. Ibijumba n'amata. Nese w'ibijumba ntabwo wabona ko icyo kujya kubigura nawe ukajya no kubizana cyangwa bitewe n'ukuntu uba wabiteka. Ikibazo cyanyu iyo mutetse ngo ni iminota 2 ibintu kabiye, kandi abakecuru bashobora no gufata isaha kandi ari ibijumba. Nyine amasaha angahe? 2 kubera bategaga ku nkwi. Oya nyine nese ubona abantu bo mu ntara cyangwa iki badateka nyine ibintu bikamara igihe, ariko mwebwe mwajya gushyira ibintu ku ntuze mugahita dukonye nyine ni iterambere ryaje. Iterambere gute se n'ubundi? Nese abakera bo ari inkwi inkwi nanuza n'amakara, ikihutisha ni? Hari inkwi, hari amakara, hari gaze. Ariko nese hagati y'amakara n'inkwi ikihutisha ni? Amakara n'inkwi? Ntabwo nahita mbimenya. Ntabwo washaka umugabo ngo mujye mu ntara? Tujye mu ntara? Twajyayo. Ugiye guhinga? Ubuzima njyewe situation yose nakisangamo nayakira. Gute? Nahinga. Wahinga? Ibyo bintu ukumva neza se wenda ko byagushobokera cyangwa aho kugira ngo uvuge, aho kugira ngo njye mu ntara uvuga ati wenda najya kwishakira agataro njye mpige i Kigali, aho kugira ngo njye gufata umwanzuro wo kwigira mu ntara? Umugabo wanjye ambwiye ati rero umwanzuro ni tugomba kujya mu cyaro tugahinga kuko abaswa byo bizadutunga. Twagenda da. Nese umwanzuro umugabo afata yenda nk'uko abagabo bavuga ati ngende umugabo mu rugo nshaka gufata imyanzuro nta muntu n'umwe tugishije inama. Yenda umugabo avuze ati ngiye mbyutse mpitamo nafashe umwanzuro, wowe ubyitwaramo ute cyangwa se wabyitwaramo ute? Wavuga ati yenda n'umugabo yafashe umwanzuro cyangwa nawe uhita uhutira ukavuga ati nyine aho agiye nanjye niho ngomba guhita njya? Ntabwo yabyuka gutyo ngo ahite afata umwanzuro. Ariko rero abagabo bafata uwo mwanzuro, harimo abagabo bafata uwo mwanzuro. Nanone biterwa n'uwo mugore karagiteri afite, ubwo nyine afite karagiteri zo kubana umutwe tayari baserera. Ni cya gihe rero hatazaho amakimbirane. Ni gute yenda nk'umugabo wenda urabona yenda nk'abasore ukuntu biba bimeze, akihiringa akubaka inzu yiwe, wabwira icyo umugore amara gushakana n'umugabo yarangiza yenda habaho amakimbirane makeya, umugabo yaza kuza bakamuraza hanze akavuga ati umunsi nako winjira urara kuri gate hanze, wabwira icyo uwo mugore? Umugore akaraza umugabo hanze? Ibyo ntabwo ari byo pe. Ako abizi ko bibaho? Ndabizi. Wagira iki inama umugore yenda arabizi ko yaje icyo yazanye yenda ari baga cyangwa n'igiceri yazanye, umugabo ibintu byose yarabyujuje, ariko yakora mistake umugabo akavuga ati umunsi wo urara hanze ntazamwibeshye gukingurira. Oya, inama nagira uwo mubyeyi ni uko yajya yubaha umugabo we, kuko buhanaga bagiteretana batarajya muri izo ngo, n'ubundi niko byagakomeje, ntabwo yakwiye kumufata gutya. Ariko akenshi na kenshi ubona ikibitera cyane ari ikintu, kuba umuntu wamuzana mwumvikanaga yagera mu rugo agahita yigira nyine agahita bisasu bya hatari. So navuga ko ari ibiki cyangwa ntabwo namenya ngo ni iki, kuko hari ibintu mu ngo buriya ibyo tubona mu ngo tukabona hanze imbere ntabwo tuzi biba byabaye, buriya ikintu kijya gusohoka hanze hari byinshi byabereyemo imbere. Ariko hari igihe byanze bikunze hari ukuntu abagore kenshi na kenshi babangamira abagabo cyane, kandi nawe urabizi ndakavuga ati urabizi abagore akenshi na kenshi iyo bari mu rugo bashaka kuba yenda ari bo bategetse, ariko hanze akakwereka yenda ko atagutegetse ariko mo imbere agutegetse. Mo imbere agutegetse? Mo imbere nyine ariko mo imbere agutegeka, urumva? Yenda mu nzu iwawe utegekwa nyine ari nk'ibintu biba akenshi na kenshi mu ngo bibaho, ariko hanze mwagera hanze umugore akakwereka ko nyine ibintu ari wowe uyoboye. Ni ukuri ibyo bintu abakobwa cyangwa abagore mubikunda cyane. Aho ngaho rero ntabwo nahita ncira urubanza umuntu umwe aho ngaho, kuko urumva ako urabizi nyine ko abakobwa abagore cyangwa se ari bo bashaka yenda nimba ari n'ikintu kibaye mu rugo yenda cyo kujya akavuga ati reka ibi n'ibi akenshi na kenshi kubera nyine ari bo bahita batera iya mbere bavuga ati ibiri mu rugo ni ibyanjye ibiri mu rugo ni ibyiwe. Ntabwo biba ari ibye kuko aba yaravanze umutungo n'uwo nguwo.
byose bose baba babifatanyije. Yaravanze umutungo se kandi nta kintu yazanye gute ko mubyumva ngo umuntu yavanze umutungo kandi nta kintu Hanyuma bajya kurahira iki se, bajya mu murenge bagiye gukora iki? ubundi hari akantu numvise kwa Mwanafunzi urumva Mwanafunzi yavuze ngo iyo abantu bakundana ubwenge buba bwacuramye urumva noneho leta nayo igakora ikosa ryo kubasezeranya leta igakora ikosa urumva leta igakora ikosa ryo kubasezeranya mu bwenge bugicuramye noneho umugabo cyangwa se umugore ubwenge bukaza gucuramuka mwarabanye ukavuga ati iki gihugu noneho twabanye gute ukavuga ati iki gihugu noneho byabanye gute ni gute rero uvuga ko umugabo wenda afite miliyoni cyangwa se miliyari umugore akazana bage gusa ni gute uri kumwe ngo bavanze umutungo kuki icyo nyine wavuga ngo banavanze umutungo aho nyine baba none se icyo gihe reka nawe mitenunga mu byo uvuze ubwenge ngo bwacuramye aho ngo bagiye kwa gusezerana hariya ku murenge ubwenge bwacuramye nyine sibyo mu kugera mu rugo wenda haciyeho nk'igihe runaka bwa bwenge buragaruka buri wese atangira kwitekerezaho wenda ngo navuga ati ibyo ngibyo kuba amakimbirane yaza da kuko cyagiye wa mugani buba bwaracana ndetse ni ukubera akenshi na kenshi nyine ukunda nyine wowe ari we mukobwa waratigise amafaranga y'igiceri cyawe wowe wakwemera ko umugabo yenda ufite amafaranga menshi pe wakwemera ko umugabo mwabana ivangamutungo kandi we nta kintu afite nta kintu yazanye nta kintu afite we iki wafite ni bage gusa azanye mu nzu wowe warubatse uri umukobwa akabayike kawe karera cyangwa imodoka yari hari aho ngaho sinzi none wowe kuki uba ubishaka ku muhungu none kuki mba mbishaka ku muhungu nyine ko umugabo we mugomba kubana nyine kuvuga ngo twavuze mwamara kabiri none ugahita wivugisha ngo reka inzu yanjye gumvanga ibi n'ibyo uvuga kandi rega ni umugabo wumve ijambo umugabo wumve n'ijambo umugore none kuki ugeze umugore analiza bro none se kuki iyo ugeze mu rugo nyine kuki iyo mugeze mu rugo nyine kuki utumva ko waje nyine ari uko nguko ibintu bimeze kuki utabyakira nyine wumvishe ibyo nakubwiye nabyo kuvuga ngo wanarize uvuge ngo umugore ndetse abagore nta bagore bafite amafaranga se nta bagore bagira igiceri none se kuki abagore bahari kuki wemera niba uzi neza ko uko waje umeze kuki utabiha agaciro uvuge ati reka nze n'ubundi nitwararike ngende nk'uko naje nta wabaye mabuja gute mabuja nyine mu byawe se ibyo bakuzanye none uwo nguwo nawe iyo ashaka ko biba ibyawe ntabwo aba yarakuzanye nyine ariko ngo ni ubwoko ubwenge buba bwaracuramye bakaza gucuramuka wagisiye umuntu none namuzanye ibintu byagenze bite kuko akenshi na kenshi iyo wubatse inzu umugore icyo akora ni ukuza kuvuga ngo izi ndabo zizajya ahangaha ngo iyi vaze izajya ahangaha ngo ushenge reka dusige irangi ry'ahangaha kandi nabwo ntari gute ariko nyine niba bagiye kubana ibintu umugore we ndasanganye umugabo ntabwo ari byo bagera mu myaka nk'itanu cyangwa ibiri ariko haba harimo umuntu wakoze yenda nyine akenshi na kenshi ari igihe usanga n'iyo twabigenza twose urabona ko iyo umugore mushakanye uri kumva ahita hazamo ibindi apresiyo ibyo kubyara yagiye kubyara ubwo gukora biba bigize ute bigabanutse niko gutigita k'umugabo nyine niye muhera muvuga ko ibyo bintu bavuga ko ibyo bintu ari ibyawe none se izo nshingano z'umukobwa zibaye izo nshingano z'umugore zibaye nyuma dukomerezeho uraza guhita ukomeza tuganira wowe uraza guhita ufunguriraho na kenshi akenshi na kenshi nka 80% usanga abakobwa kenshi yamaze kugera mu rugo ahita yigarika si ukwigarika atari ukwigarika ati gute mu kanya hari akantu wari uvuze ngo umugabo igihe kikagera umugore wenda agatwita akazi kakaba gahagaze sibyo none se umugore niba ageze muri situwasiyo yo kuba afite undi muntu agiye kwitaho mu nda sibyo yitaho se amwitaho nese umugabo we amwitaho kuko hari ibintu byinshi yigomwa nese ibyo nabyo nese umugabo we ntabwo aba kwitaho avuga ati umugore wanjye akenshi na kenshi uyu mugore atwita mu rugo ahita aba nk'ivaze ahita aba nk'ivaze none se akongera gukora iki akongera gukora iki izambuto n'ubundi ubundi ikintu akamaro aba afite ni uko aba yabaye iki niwe aba agiye kurema yenda uwo mwana niwe mu nda akazaba afite yenda ntabwo ubwo twita akabyara ariko n'ubundi mugabo wakwitaho 100% ahubwo azamuta kumupera n'inshingano ze none kubera iki nyine wowe birenga ukavuga ko ibyo bintu ari ibyawe kandi ubizi neza ko utabikokeye nibyo n'umuhungu bro biba ari ibye bari ibyabo biba ari ibyabo kandi nta kintu wazanye shaho ngaho si twaburana kugeza mana yanjye nyine no kubera iki nyine kandi wowe ari we mukobwa wowe nta muhungu wakorera ku giceri
icyiciro cy'umukobwa kiba kivuga, ariko ugasanga umugabo we yagiye agakoboka akagira ute, ahubwo ari kubuza kuko ari gutaha saa mbiri ukavuga ati iki gihe wari uri wagumye hanze usobanurire oya ahantu wiriwe. ntabwo yamukingirana aho ngaho. Ese niba hari uwo mugore ntabwo ariyo nama namushishikariza gukomeza gukora. Agomba guhindura iyo myitwarire ako akenshi na ntabwo aba ari sawa. akenshi na kenshi icyiza ni ukubahana regamani. ariko icyo gihe ibyo ngibyo byo akenshi na kenshi ibyo bintu ntabwo bigikora, nawe urabizi neza. ibihe ibyo ngibyo byo kuvuga ngo abantu baracyubahana, kuko abagore kenshi na kenshi nibyo bintu bakubona nk'umugore wa kera n'umugore w'ubu ngubu itandukaniro ryavuyemo cyane. oya bashobora kuba ari bakeya ariko barahari neza. Bari nk'abangahe? Oya mani, ibintu byinshi byarahindutse, kuko iyo turebye kera tukareba no mu ngubu usanga kenshi na kenshi imico y'imizi yarahindutse cyane. Nta mugore kera yari guhaguruka ngo abwire umugabo yicaye nk'ahangaha ari mu bantu benshi cyane, amubwira ati reka maze mubwize ukuri wowe, ati nkawe ati umva ati umunsi ati mvuze ngo iki. Ariko ubu ngubu n'imigeri ihita ijyamo direct. Ariko abakera rero azavuga ati mugabo mwiza ukanamukubitira yenda yose, ko ibyo ngibyo bya kera habaga ibintu byo gukubita, ariko ubu ngubu byo bitakemera n'ubu bwa gukubita umugore. Ariko kera wabonaga ko kera nta mugore aryaga ihene. nta mugore aryaga ihene? byaterwaga n'iki? nese ni gute urya ihene ifite ubwanwa kandi wowe none se mbabare nose reka nkubwire njye rero nshingiye wenda nko ku ngo z'iki gihe, ingo zifashije apana nyine nk'abantu babana nta kintu bafite, n'ubona ko bafite ubushobozi bukeya, sibyo? Ingo zifashije bro ni bizinesi, ingo z'iki gihe ni bizinesi, kuko umutipe akurikira umukobwa afite icyamukurikiyeho, umukobwa akurikira umutipe afite icyamukurikiyeho. nta rubanda rugufi umutipe utishoboye ntabwo ashaka kuza ngo ajye gutereta umukobwa hano nako umukobwa ngo amwemerere. ariko ubona byarahindutse kujya, kandi kera ko nzi ko ahubwo akenshi na kenshi usangaga umukene n'umukire aribo abantu bari kubana, ariko ubu ngubu usigaye usanga nyine ngo ibyo ngibyo bitagikora. Umukene asigaye ajya kwirebera umukene, umukire akajya kwirebera umukire. Ni ikintu cyahindutse cyane. ni abantu babihinduye nyine tu nyine ubona nyine, ariko akenshi na kenshi ni ukwireba. mbese ari ingo zikize n'ingo zikennye, ahantu haba harimo amakimbirane menshi cyane. ahantu haba harimo amakimbirane ni mu ngo zikize. Mukize gute se? ariko bari kumwe. reka nkubwire impamvu nyamaze kubona ujya kumbwira ibyo ngibyo. Mbese ubwo ngubwo ari ukaririra ku bijumba no ukaririra ku nyama warire. reka nkubwire ushobora kuba ufite icyo kijumba cyawe, sibyo? ukennye ariko ufite amahoro, sibyo? amahoro ukennye sabaye amahoro ukennye bro, nanjye uko ngana uko ndeba aho kugira ngo unjyane unyicaze muri iriya kadasiteri, sibyo? nzajya nirirwa ndira. none se kurira ibyo bigutwaye iki? kurira si ibintu bisanzwe se? mani kurira ni ibintu bisanzwe. ubundi baravuga ngo umugabo mwiza ni uwo gukubita agahita agwigitaye, cyangwa umugabo mwiza ni uwo gukubita akakubonera. none se ubwo ari ugukubita agukubita n'ibijumba biri hariya, abana birirwa barira bose ari nka 15. ibyo ngibyo nibyo wifuza kubibaho. nta bakene bajya bapfa kugirana amakimbirane, ni abakire. ariko ibintu bivuga urabiziho. njyewe niko mbibona. ariko wumve ko uko umukire uko yagirana amakimbirane n'undi mukire ntabwo yatandukanye n'umukene, kuko umukene ikintu cya mbere, umukene n'ubundi akenshi na kenshi ubundi bavuga ngo umukene ni nk'umusazi. umukene ni nk'umusazi? ati gute? none se ubukene uzarebe ubukene urebe n'umukire. umukire niyo yatongana umunsi yabyuka agafata benza agahita batereka njye nigira i Nyarugenge, ariko umukene iyo yatonganye ni ukujya ku musozi umwagagaragara kugenda udahagaze. tumva reka nkubwire ati jye singufata, ati nanjye singufata. ariko abakire abo bafite okay rara muri patoma yo hasi, ngiye kurara ati ngiye kurara muri patoma yo hejuru, ariko umva. ariko umukene ahita agura hari hakurya umwuko direct ni sahani hari kavuga ati reka nkubwire wambwaye ati nawe umva kavuga ati umva abana nabo bari kurira ariko ariyo bakire baratongana, unamenye ko banatongana akasohoka no muri sora amaze gukubita nk'urushyi rwose, ibintu bimeze neza. ariko abakene bajya ku karubanda, abakene bajya ku karubanda nyine. none se ariko nanone ibyo none se reka maze nkubwire nk'urugero, umukene reka maze nkubwire, uba mu nzu y'icyumba na sara, ufite abantu 8 bari mu nzu. none se urajya gutongana kandi umukire we afite ibyumba 10, none atonganira hakurya inzu iri hakurya, abana barangana, ntabwo ibintu byumvikana. niyo mpamvu bamubwira ngo abakene baba bameze nk'iki, nk'abasazi. aba ntabwo turi guhuza. Hotel Story, umugabo iwacu yatonganye n'umukene n'umugore we, urumva arangije yari yamuhaye amafaranga 1000 ajya guca ikintu kiryabarezi cyo guhaha, urumva ayikiye kiryabarezi kirayarya.
arangije umugabo atajya kuzana ingwa urayizi ya boro basiga mu ntara ingwa nyine ayishyira mu ishashi imera nk'ifu y'ubugari ingwa ibandikisha ku kibaho oya izi ngwa basiga mu mazu yo mu ntara bafagize bimeze nk'irangi biba bimeze nk'ubugari arabifata bushyira mwinuze mu ishashi arahaza guhera mu ntara ariko nta n'umuriro uhari nta n'iki nta n'amatara umugore arateka amazi arashya amuha bya bifu abishyire mu ntuze mu ngavuge umugore avuze yumva ibintu ntibiri gufata afashe akanyenyeretsi asanga direct ahita ashyiramo amazi menshi cyane wasanga aho umugabo yari yicaye afata na ya nkono byari birimo ku mutwe guri ibintu bihita bibisaza biragira nibyo ndimo nkubwira rero ariko umukiri iyo batonganye amubwira ati nutarya zira nko kuzihorera reka nese ubwo yenda ufite sheri w'umukene na sheri w'umukene iyo mwatongana mugatonganira igisenyi ariko sheri w'umukene oya uramunda sinoga sheri w'umukene direct arumva mwese mugiye mwamwibereye mu kigage cyangwa se muri muduhegeme ariko sheri yo mushobora gutongana akavuga ati ngiye turi igisenyi itujya kurara muri hoteli hariya ngiye nanjye ngenda njya kurara muri hariya ubu itandukaniro ririmo unanagenda mu modoka yawe ntabwo twongera kugenda mu modoka imwe ariko sheri wowe mutandukanye ubwo ni amaguru ni ukuva Bugesera n'amaguru wapiramunda sinoga kugira ngo mbe muri ubwo buzima bw'abakire bumeze gutyo muri abakire ukumva abakene bashobora no kujyana amakimbirane yego wenda bagatongana bakajya ku karubanda ukumva ariko ntawe uzamukana n'undi muganga amubwira ati wowe wansanganye ibi wowe bimeze gutya na gutya waje nta kintu ufite aho ngaho nta muntu nta kintu na kimwe ariko mu bakire aravuga ati wowe ibyawe waje imbokoboko nk'uko bavuga ngo umugore ngazana ibaga yonyine nta kindi akaza umugore ntabaza ubwenge mujya kubana iminota ingahe ariko nyine icyo kintu mu bakire nicyo kirimo mu bakire ariko nta kibazo ndi kuba bameze neza nari none se neza gutyo se mucyurira kurira ukennye no kurira ukize kurira neza nibi kurira ukennye no kurira ukize nta mukene upfa kurira ahubwo se nta mukene urira nk'umukire umukire ni warira ahubwo umukire ararira ariko umukene araboroga bro bazatubwire muri comment abakire nibo barira kurusha uriya mukene umukire ararira ariko umukene araboroga urumva itandukaniro ririmo rero mwiza ukuri ni ukuri itandukaniro ryinshi cyane baririmo nta tandukaniro ririmo urebye ni ukuri ariko urebye yenda nk'urugero sibyo uzarebe nk'ukuntu nyine yenda nk'urugero nk'ibirori by'abakire cyangwa se nk'iyo umuntu w'umukene yapfuye cyangwa umukire iyo yapfuye usanga akenshi ibintu byakosomwe mu bakire mu gupfa uzarebe ko ubukwe bw'umukene hoho usanga utwo tuntu batanatugejejemo ibyo ndi kukubwira cyangwa nkubwira cyangwa uzarebe ubukwe bw'abakire n'ubukwe bw'abakene ahantu bari vibe nyinshi cyane neza none se iyo ukize baraza sibyo ariko haza abakire n'ubundi nyine byumve iyo ukize baraza sibyo ubwo bushobozi uwo mukire afite ndabyemera si bwo uwo mukene afite ariko haza abakire n'ubundi nyine haza abakire sibyo urumva buri wese yishima aho yishyikira umukire niba akoresheje niba ubukwe bwiwe bukonsomye wenda nka miliyoni nk'eshatu sibyo uwo mukene ubukwe bwe bugakonsoma ibihumbi 300 sibyo nta n'icya kabiri kirimo umva ntaho bihuriye n'ubwo bw'umukire ubwo bukwe bw'uwo mukene buratabwa na rubanda rugufi nyine none se ubundi ko umukire reka abakene bari buri wese ajya aho yisanga ni kumva ntabwo n'abandi rubanda rugufi nawe urabizi nyine ndabizi nawe urabizi ni ibintu ahubwo uri kwijijisha ariko ntubaga akanya nese ubu kukujyana mu gahegeme no kukujyana mu ipartamo reka nkubwire uranjyana muri ako gahegeme ariko harimo urukundo harimo hatasi ako ni gute umuntu akunda cyane gute se ubundi bitabo nese reka maze mbwiye kuri umukene ikintu aba afite w'umukene w'umusore ikintu aba afite ni ikintu kimwe cyonyine ni amagambo yo kuba yavuga ko tereta cyane ariko umukire ntabwo aba afite wa mwanya wo kuvuga ya magambo ni nacyo kintu kenshi na kenshi abahungu babakeneye yenda bafatisha abandi bakobwa kuko aba afite amagambo menshi ni wo mwanya aba afite uri kumva kuko nese yabura umwanya rero nta business bari gukora nta kintu na kimwe ari gukora nta kindi kintu ari gukora n'ibintu byose bari gukora n'ubundi ni ya business
y'ibyo ngibyo, ariko ukajya kuvuga ngo none se umukene arabona umwanya gute? Araba agiye muri business, aba ari gukora iki se? umukene se urumva rero nk'uko uvuga ngo umukene ngo ateretesha amagambo, umukire ubwo we ateretesha iki? Oya we ni ibikorwa, si ibikorwa n'amagambo se bitandukanye. Ni ibikorwa, ibyo bikorwa ubwo nyine ni amafaranga yiganjemo, sibyo? Bya direct yego. None se reka nkubwire, uzasanga uwo mutipe aguteretesheje nyine ibintu ari kukwereka, uko abikweretse ni nako ari bugende akabyereka undi wundi. Nese ibyo hari ikibazo? Nese ubundi umukire gukunda umukobwa umwe ni ariko uwo mukene nta mwanya wo kugenda avuga ngo ajye muri batanu barenga, ukumva ahubwo ibintu uvuga nabyo. Nese urumva itandukaniro riri mu cyana guri kuryoha. Itandukaniro reka amaze kubwiza ukuri, umukire iyo wamaze gukira kuko n'ubundi bavuga ngo nese umwami ugira umugore umwe ariko ibyo ngibyo byari ibya kera mama. Ibya kera se ibyo ngibyo ntibibaho. Umwami impamvu se umwami yagiraga abagore benshi, ndavuga ngo impamvu yagiraga abagore benshi ni uko yabaga atunze, afite ibintu byinshi cyane, afite izo nka, afite abagaragu, afite amafaranga. N'umukire rero ukize ufite amafaranga, ufite ibiki byose, nawe urabyemera. Nese urajya gushaka uri umukene ushaka ufite 15 magana angahe izagera no kuri 20 kandi tuzarya ariko ahantu harimo abantu benshi bahangayitse ngo basubiye ku nganda ari i Kigali. Biterwa na none ako mwega abakobwa mwe ufite ibintu byinshi cyane. Byinshi se gute? Oyerega mwega uko umuhungu yapfanaga ariko umukobwa yapfa. Gusa ko nshobora kuvana nkagera i Kigali n'amaguru, wowe wavana ukagera i Kigali n'amaguru, batarakubwira ngo hagarara ngo tugwere ifite. Uko wasaba ari ifite niko nayisaba. Biterwa n'uwo muntu ugiye kugwara umutima. Ahita wadiki igihugu tugenda n'amaguru sha ibindi by'iyorere. Abana guys, icyo tubasaba rwose mwatweretse urukundo rwinshi cyane mu mezi ane kuba ufite abantu 1050 n'abantu benshi cyane kabisa. Icyo tubasaba ni ugumya mukadusharinga, mugakora subscribe, kumwe n'umukobwa wanyu tugiye kujya dukora ibiganiro byinshi cyane tubibagezeho kabisa. Kubona umuntu mwamuzuranye cyangwa se utanazi wamutera inkunga, ntabwo ari ibintu biba ari bya danje kabisa. Icyo tubasaba ni ugumya natwe tukabereka urukundo, tukabera ibikorwa byinshi cyane, ariko turi kumwe n'umukobwa mwiza byatari urumva. Nta wamenye ejo n'ejo bundi wabona ibintu gutya. Umuntu arabyuka agasanga Imana yakoze ibintu byinshi cyane, kuko Imana niyo ya mbere kabisa. Icyo musaba ni ugukora subscribe, ubundi ibindi ubundi kabisa. Tubiharira Imana.